Prison Guard mu mashamba tayari bamaze kuba bakumva amajwi y'umuntu bita John aho aherereye. Mwibuke neza John muri situation itoroshe, ibi twabibonye muri episode y'102 kuri filime yacu Agenda k'imfubyi. Hanyuma nkubwira ngo ikaze kuri episode 103 kuri filime yacu. Dutangiye guterera, dutanganye n'umuntu bita John nyuma yo kuba yacika Giant Snake. Muzi neza ko afite mission yo kuja kuba yahura n'umumani cyangwa se umupfumukazi uba mu mashamba kugira ngo amurebere ejo hazaza. John nawe marambuka ikiyaga kubw'amahirwe make y'abamugani bavuga ngo nta byaha by'umunyabyaha na amahirwe y'umunyabyaha. John tsunami yaramwatatse ndetse ishaka kuba yamuruhamisha, gusa kubw'amahirwe byaba yageze ku nkombe ndetse avamo arirukanka cyane yerekeza iy'amashamba. Urugendo rutoroshe kuri John, gusa final ibyo yaragiyemo cyangwa se yaragiye yaje kuba yahagera ahura n'umwamyi ndetse aramubwira ati nahereye kare nkubura. Hanyuma ni ukunda filime Agahinda k'imfubyi kandi ukaba tukigeranye kuri uyu munota kuko kandi subscribe kuri channel Omni TV kujya tubana 3/5. Hanyuma ku rundi ruhande kubasigaye mu rugo ni ibyishimo. Mwibuke Jackie n'aka kanya umuntu bita Zamu akomeje kugenda babubana, gusa Jackie aka kanya atangiye ati Zamu ndashaka ngo umuntu bita John nazagaruka muri urugo tuzatorokane. Umuntu bita Zamu ntabwo abyumva neza ati tuzatorokane tujye hehe ko ndi umukene nta mafaranga mfite. Umuntu bita Jack ati amafaranga si ikibazo, nzakwitaho nzaguha buri kimwe kandi tuzagira ibyishimo kuruta uko tumeze ubu ngubu. Umuntu bita Zamu ariko mabuja ushobora kuba uncuka nk'umwana, gusa njye mfite nubwo yuko umuntu bita John nazaza nzahita anyirukana. Mabuja ati oya, dore na amafaranga ni miliyoni 20. Izi miliyoni zishobora kuba zadutunga igihe kinini turamutse tuvuye hano tukajya ahantu heza tukaba twishima tukaryoherwa tugashinga business tugakora. Dore ko John namaze ko namenya amakuru yuko anendeka. Uyu mutante wa Basini uri hano nabonye bavugana ndetse mbona amubwira yuko agomba kuba yamubana. Umuntu bitazamara avuze ati ndabona iyi situation ishobora kuzaba nziza kandi n'ubupanga neza, ndazi neza yuko tutazicuza. Umuntu bita Jack yaravuze ati yego nibyo. Ese ndatangubaza ikibazo kimwe, ese ko mubona ko umuntu bita John ageze mu bamamyi bagiye kuba bamurebera ibye uko bizagenda, hanyuma twabona n'umuntu bita Zamu ndetse n'umuntu bita Jack bakomeje kugenda bapanga mission yo kuba batoroka, biraza kuba byagenda gute? Ese umuntu bita John we ko twabonye ko aba guide prison bari muri mashamba ndetse bakeneye kuba bamufata ngo amusubize kuba bamufunga, baza kuba bamufata. Mwibuke neza mu kanya gato go Giant Snake yaje kuba imwirukankaho umuntu bita John, mwibuke neza yasakuye cyane ndetse abantu bumva location yuko umuhigo wabo uri bugufi. Ibi ngibi bishobotse bivuze yuko umuntu bita John isaku dushobora kuba twabona yongeye agasubira muri gereza. Gusa abantu bari mu film ndazi neza yuko John kuba yafungwa mu byishimira. Abantu benshi barimo baravuga ati John nafungwe. Hanyuma twongeye twigarukire imuhira ko mwabonye ko umuntu bita Ivan yafunguwe ndetse n'umuntu bita Ivan ndetse n'umuntu bita Derek mwabonye yuko bishimye banezerewe. Gusa mwibuke neza umuntu bita Mama Derek akomeje kugenda ashima imyitwarire y'umuntu bita Ivan. Gusa Ivan mwibuke ko afite mission itari nziza nubwo bikomeje kugenda bigorana, kandi mwibuke neza ko Fabian nawe akomeje kugenda abaririza umuntu bita amakuru y'umuntu bita Kazuba. Gusa Kazuba mu rugo imuhira ntabwo ameze neza. Ibi ngibi ni ibintu bidashobora kuba bisobanutse neza, ariko nabane kwijana muzi ko n'umuntu bita Kazuba atangiye kuba yagira imico mibi zo kuba yakwihorera, kandi kwihorera burya ni bake bihira. Rero no kuvuga ngo inama ishaka kwagira umuntu bita Kazuba agomba kuba yamenya yuko ibyabaye byarabaye, kuba yatekereza ko yakwihorera ku muntu bita Sine cyangwa ashaka kuba yamukubita. Ibi ngibi bishobora kuzamubera bibi cyangwa se bigatuma abantu bamwanga. Hanyuma reka mbabwire ngo mukomeze kugenda mukanda subscribe kandi tugiye tubana kuri film Imagination ndetse na Bed Sense ya filime Agenda k'imfubyi. Cyane ndabakunda, mugire ibihe byiza.